Nguhaye ikaze nanone wowe ukurikiye Munai TV rwa, iyi ni YouTube channel yacu igizweho amakuru atandukanye, amakuru y'ubukungu, imyidagaduro, politiki ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, science, fact, history ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye, amafilime n'ibindi byose. So kuri uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri promotion idasanzwe yageze mu Rwanda, aho buri munyarwanda ashobora gutunga imodoka kuri make make. Ushobora kubaza se ibintu bikora gute cyangwa se ni ibiki byaje mu Rwanda. So ndahakubereye rero Munai TV turakubereye, tugiye kwereka ukuntu ushobora kuba wagura imodoka kuri make make, ugahabwa inguzanyo y'imodoka kuri make make, hanyuma ukazagenda ukora wishyura mu gihe kingana n'imyaka 4. So wakibaza ati rero ibi ni ibiki rero bije mu Rwanda. So icyo nakubwira rero wowe wamaze kugera hano kuri YouTube channel yacu yitwa Munai TV rwa, kora subscribe kuri YouTube channel yacu, hanyuma ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye, ujye na video zose twagiye tunyuzaho, niba ukunda filime, inkuru z'urukundo, buri kimwe cyose ukunda hano kuri YouTube channel yacu ya Munai TV rwa byose biba biriho. So kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ukuntu wabona imodoka ku nguzanyo ya make make. Banza kuri subscribe, hanyuma numara kuri subscribe nkubwire ukuntu ibikurikiyeho. So imodoka kuri make make rero ziratangwa, hari atari muri banki, imodoka zidasaba inguzanyo, ukagenda nkuko uzi bafata telefone ya make make, ukagenda ukiyandikisha ugatanga ifatabuguzi, hanyuma ugafata telefone yawe ukayicyura, ukazajya ugenda wishyura igihe runaka. Ni imodoka rero zaraje za make make, aho waba utuye hose uragenda ugafata imodoka, wamara gufata imodoka ukumvikana na company ukuntu uzagenda wishyura iyo modoka kuri make make. Nta kindi bisaba rero, bisaba ko ufite perime yo gutwara imodoka, abo utanayifite nkutugenda imodoka uzayanka undi muntu ngo ayigutwarire, ibyo nta kibazo kiba gihari. Ni kugusaba icyemezo cya banki cyangwa se ibintu byose bitandukanye, CRB report ya banki, standing order ya banki, na historic ya banki, hanyuma ukaba ufite n'umwishingizi. Utaba ufite umwishingizi ukaba ufite icyo ukora wowe ubwawe, ukaba uzi ufite ikintu ukora. Niba ufite akazi kuzana contract y'akazi, niba udafite akazi wikorera, ukamenya kuba ufite TIN number cyangwa se icyemezo cya RDB cy'uko ukora business runaka mu gihugu cy'u Rwanda kandi yemewe n'amategeko, hanyuma ukaza kuri company. Iyo company bayita Click Rwanda. Click Rwanda washaka akadomo clickrwanda.com, niyo company rukumbi mu Rwanda ishobora kuba yaguha cyangwa se yagufasha kuba wabona imodoka kuri make make. Niba rero utarakanda subscribe cyangwa se utazi Click Rwanda, ndagira ngo umenyeshe ko Click Rwanda ni website cyangwa se urubuga nyarwanda cyangwa se company nyarwanda yaje gukora abantu mu bwigenge mu bukene, aho bashobora kuba bagufasha gutunga imodoka kuri make make, moto kuri make make, inzu kuri make make, kibanza kuri make make, ikintu cyitwa make make ntandi wakibari usibye kuri clickrwanda.com. So rero wowe inshuti mukunze gukurikirana Munai TV rwa, aya namakuru ntari kwiyererana, ntagomba kugenda kugucika. So rero niba waramaze gukora subscribe hano kuri YouTube channel yacu ya Munai TV rwa, ndagushishikariza ko wahamagara kuri iyo nimero iri mwaho ngaho, cyangwa se ugasura urubuga washaka akadomo clickrwanda.com, hanyuma ugakurikirana amakuru igezweho ku isoko. YouTube channel yacu nababwiye ngo izanyuraho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'amakuru, y'imyidagaduro, politike, amakuru agezweho ku isoko n'ibindi byose bitrendinga, n'amafilime n'ibindi byose. So icyo ngusaba rero wowe kora subscribe, and then ku bindi bisobanuro hamagara kuri nimero ikurikira 07 8 30 11 6 2 1. Uhamagara uvuga ati nabonye itangazo ryanyu cyangwa se publicité yanyu kuri YouTube channel twa Munai TV rwa, ndashaka ko mumfasha kubona imodoka kuri make make. Ndakubwiza ukuri ko rwose uzafashwa kandi ugahabwa ibisobanuro byuzuye ku imodoka za make make. So niba utarakora subscribe rero kora subscribe kuri YouTube channel yacu, hanyuma ibintu byose bikurikiraho n'ibintu tuzajya dukomeza tubana mu updates atandukanye mu bihe bitandukanye. So ibihe byiza, turabakunda cyane, mukomeza mukora subscribe, nigire ibihe